Scovia rero ayoboye yarayimusa abanyamakuru bigenzura Chita inde Chita uvuze ngo nde Chita ni atuyobora ntabwo namujya inyuma n'uwanjye ntiyamujya inyuma Irene we si wamwemera ko atuyobora Irene Murinda habi nta bushuti nyirana na Irene nigeze kujyamo ibiganiro nk'abayutuba baze nkubwire buryo umuntu mutahuriye kuri teri ngo urebe uko muganira kuganirize mugire gute umuntu mwahuye gusa gukeneyeho utamukeneyeho agukuraho utamukuraho bene uwo ngo biragoye wabyumvise none se nemere Sabe bavuga ko yamanutse igipangu akaba ari mu bubiri Reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri cyane ibiganiro bya Emi Nyawe Empire. Reka ngwikaze kandi nanone kuri Kaze TV Rwanda. Nizere ko muri hadiya atandukanye mumeze neza. Ameze nanjye nitwa Emi Nyawe. Mbifurize weekend nziza. Amahoro y'Imana, kugubwa neza ndetse no guhaha mu Karonka. Uyu munsi babimeze neza ejo bikanga bigakunda bikagenda gutyo. Nuko bimeze cyane ndi kumwe na Pastor Claude nguhaye ikaze noneho biri official kuri Emi Nyawe Empire. Murakoze cyane. Umeze neza Pastor? Umeze neza ndashima Imana. Urananiwe ariko? Oya ntabwo naniwe. Biragaragara mu maso. Jewe nta kibazo, vibe zirahari. Vibe. Vibe TV. Vibe TV. Ako se disi umuvandimwe. Ari Bugande. Ariko mu minsi ishize yari Kigali. Yari Kigali nyene yari yaje gucomora ibyuma bya Yongo TV byose kubidemota byose no kugurisha amakamera agurisha za mixer biki byose. Ariko ntabwo barabigurisha ngo bishiremo. Ntabwo hari yakihaba babikuyemo ngo Yongo yavuye kuri zose bazikuyemo hariya muri Yongo TV ntazi gihari nta umuyani magambo Yongo TV yamaze kuva ku rubuga rw'amateleviziyo mu Rwanda hako tuyigurugaye tuyigira Ikaze TV nkayita Ikaze TV Ikaze TV ariko uziko ari byo muri inzozi rega ntaho zitajya inzozi ntaho zijya inzozi iyo warose ikintu muri amaherezo kiraza wigeze ubirotaho ntabwo nge nashinga televiziyo kare kubera ikizi oya nzagumana televiziyo ya cano kugeza ryari kuro uzi ko Yongo yaza kugira amacano yaza kugura nka cano y'ibihumbi 150 cyangwa ibihumbi 100 akayishakira abanyamakuru bageze kuri 3 urabyumva neza cyangwa akagura nk'amacano nk'abiri agashyiraho abanyamakuru batandukanye uyu munsi wa none Yongo yakaba afite amafaranga nawe ugadatekereza yakaba yari umukire Salama urabona mama Rwagasabo Mutesi Scovia yatangiriye kuri mama Rwagasabo TV na Mutesi Scovia uyu munsi wa none afite televiziyo nziza cyane iri oneya iri ku murongo neza kubera ko azi icyo yashakaga yari afite inzozi nziza kandi inzozi ze yaraza aho zimuvana naho zimujyana Scovia rero aremewe neza cyane aremewe Pastor reka twirukanka tugiye gukubita mu tuntu twinshi tugiye dutandukanye mu kanya gashize mu masaha ashize nanone Aneti Muravu ubu niyo nkuru iri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga apostinze umugabo we Gafaranga aravuga ati ashyiramo yandire muravuga ati ariko nanone imigambi y'Imana iracyari myinshi cyane bamwe bati ibintu ari gukora ni depression iri kubimutera ibintu bya Aneti Murava kwa Gafaranga twabyihoreye twabyihoreye naribe yatugiriye inama ngo tubyihorere babikubwiye ubuse ntabyo wigeze ubona ku Nyarwanda umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yasohoye yaravuze ngo general owning yaravuze general owning nuvuga ngo owning muri rusange iyo owning rero kuyisetse iyo yabahaye akariho karavugwa kandi ari n'uwaririmbye ngo ngakaje karemerwa none zibyo none se ibinyamakuru ujya ku isibo banditse Igihe banditse Nyarwanda banditse nta batanditse bavuga ati ariko nyamara igitutu cyaba Pastor Claude toka genda mu izina rya Yesu
nicyo kiri kubitera. Mwari iryo zina ryanjye rikuremo ibyo uvuze gutyo. Igitutu cyabande cyaba Pastor Claude baye nyawe bande kiri gutuma aryama mu gitondo yego baza wumve yego. Tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu nibwo Gafaranga yitabye ribu urwego rw'ubugenzacyaha mu Bugesera Nyamata n'umugore we Murava. Hanyuma bicara mu biro by'umugenzacyaha abatega amatwi bagira ibyo batumvikanyeho. Gufunga Gafaranga yagira ibyo yumvikanaho n'umudamu we mu biro by'ubugenzacyaha. Ntabwo Gafaranga ku itariki 7 yari kurara muri ribu. Wabyumvise neza? None se cyari gitumye bose bitaba baza mu biro by'ubugenzacyaha bagiye uwababiri n'imodoka yabo. Ubwo yari ya gatatu y'umuhamya wo kubihamya yiza kubivuga. Iyi modoka iza kubivuga yari kubivuga. Imodoka yari kuza kubivuga. Rero urumva kuba bose barahageze ari babiri. Hanyuma Gafaranga gasigara kuri ribu umugore agataha. Ubwabyo hari cyatumye Murava atanga ikirego. Muri icyo kirego yatanze rero ribu ntabwo ari mubyara w'abanyabyaha. Wabyumvise neza? Ribu si mubyara w'abanyabyaha. Yego. Cyangwa wabakekwaho ibyaha. Iyo Murava avuga imbere y'umugenzacyaha ati rero umugabo wanjye biragize ntemumureke dutahe, bari guhita bataha. Cyangwa Gafaranga yaza kuvuga ati rero mu by'ukuri bwana mugenzacyaha ndemera ko ibi byarabaye ariko ahari abantu niyabura uruntu ariko kandi ndabisabira imbabazi umugore wanjye ngusabye imbabazi naguhemukiye nakoze ibyaha nagize ibigize ibyaha nkekwaho, bari guhita bataha. Icyatumye rero Gafaranga adataha uwo munsi nicyo cyatumye Murava atanga ikirego kubw'uburibwe, kubwo kubabara, kubw'agahinda gakabije, kubwo gukubitwa no gukomeretsa ariko numvise basoma icyo cyaha. Hanyuma hazamwo nibangani no kunigwa. Wabyumvise? Yego. Ibyo byose rero Murava aracyari umwana mutoya, imyaka yose nk'iya Gafaranga. Tugira abajyanama, tugira inshuti, ibyo byose rero ngiye navuga ngo mu by'ukuri ahasigaye mureke tureke ubutabera bukora akazi kabo, kuko twebwe ntituri abacamanza. Urabyumva neza? Yego. Iperereza rero ubushinjacyaha bwaravuze ngo Gafaranga ngo burasaba ko urukiko rwategeka ko Gafaranga afungwa yafungwa iminsi 30 y'agateganyo ngo kuko ari bwo buryo bwiza bwatuma hagarika gukora ibyo byaha. Yego. Wabyumvise neza? Yego. Ariko hagataho umudamu we Murava yari yanditse ibaruwa asabira imbabazi umugabo we. Ubushinjacyaha bwabonye iyo baruwa, ariko bwabonye iyo baruwa itanga imbabazi, ariko kandi parike ibibonye isanga yo hari ibyaha igomba gukurikirana no kuregera dosiye urukiko. Yego. Baravuga parike iravuga ati urukiko ni umurekura ruzamurekure, ariko kandi twe hari ibyo nk'ubushinjacyaha hari ibyo bugikurikiranye. Rero ibyo bagikurikiranye rero twebwe Gafaranga n'umugabo mugenzi wanjye ni n'umugabo mugenzi wawe. Urabona rero Gafaranga nkubwiza ukuri nanakubwiza ukuri. Yego. Arinza ava kuri ribu ya Nyamata yerekezwa mu igororo rya Ririma rya Bugesera. Yari yarashyizeho urutonde rw'abamusura, umugore we niwe wemezaga urutonde rw'abamusura. Eminyawo wanyumvise neza? Niyo mpamvu rero mbabwira ngo ibya Gafaranga na Murava tubivemo, kuko nibo bazi ukuri. Niba umuntu ashobora gutanga ikirego akarega umuntu yagize akavuga ati twumvikana bazajya bansura niwe uzajya ubagena. Wabyumvise neza? Hanyuma ni nawe uzajya unyemura, nta wundi muntu wemere kungemurira, niwe wemere gushyiraho abansura, nta wundi wemere gushyiraho abansura. Uzaza kunsura wese agomba kuba yanyuze ku rutonde wemeje, komanda akababizi, ribi kabibizi. Yapostinze iyi foto uri kubona, wayibonye, aravuga ngo my prayer heart. Mu by'ukuri ni nko kumusengera bivuye mu mutima. Rero nge navuga ngo ariko iya postinze ubu muri iyi minsi ari gupostinga Gafaranga akuraho ahandikirwa ubutumwa.
ahandikirwa ubutumwa ahakuraho mbega aho bashyira comment arahafunga yego afunga comment mu yandi magambo yego utekeza ari ukwanga wenda ko abantu baza bakamutuka bamwe harabamubwira ibyiza harabamutuka bakamubwira nabi haraba mbo je mucyo nakubwira Murava ntabwo yanga gafaranga wabyumvise neza Murava ntiyanga gafaranga hari bamwe bavuga ngo Murava yaje kwishakira amafaranga ngo yaje kwigabanira ubutunzi kwa gafaranga yaje kugira gute gafaranga nawe mu rukiko yahakanye ibyaha yemerera urukiko avuga ko amakosa yo mu rugo yo ayasabira imbabazi umudamu we kuko n'umudamu we yarari mu rukiko wabyumvise neza aho bivuga ko umudamu yanasabye ijambo mucamanza aravuga ngo ya kubera ko ntiyihuje na dosiye icyo kintu wacyumvise neza hari Murava yarahagarariwe n'ubushinjacyaha nuvuga ngo wowe utanze ikirego wowe ntabwo uvuga ahubwo ministeri publique ariyo ubugenzacyaha kuva mu bugenzacyaha ubushinjacyaha urukiko nuvuga ngo ubugenzacyaha ubushinjacyaha rero buhagarariye ministeri publique ministeri y'ubutabera wabyumvise ariho uzabona rero iyo umuntu wareze we aba yicaye ntacyo bayemereye kuvuga mu rukiko imbere y'umucamanza ahubwo umushinjacyaha niwe ubumuhagarara niwe mwavoka we noneho wa wundi warezwe niyo mpamvu ubona ashaka umwavoka nawe umuhagararira agahangana n'umushinjacyaha wabyumvise rero aho ngaho nuvuga ngo ntabwo wowe victime ntabwo aba yemerewe kugira icyo avugira mu rukiko yego ntabwo bemerewe kugira icyo avugira mu rukiko ubwo ashobora gukurikirana urubanza akicacikira niyo haba harimo kubeshya kumwavoka cyangwa se kuwarega niyo yabeshya niyo yagira gute we ntabwo yemerewe kugira icyo none se ko Murava bamwemereye ko bari mu rukiko oya kuba yaba mu rukiko kandi byari umuhezo kuba byari umuhezo ariko niwe ikibazo cyarebaga ikibazo niwe cyarebaga kuko umushinjacyaha yaravuze ngo turasaba ko bibaye byiza abisaba urukiko bibaye byiza turasaba ko abisaba umucamanza bibaye byiza nuko urubanza rwabera mu buhezo kuko ari urubanza rw'umugore n'umugabo n'urubanza rw'umuryango wabyumvise neza rero mu rubanza rw'umuryango Murava ntabwo ubushinjacyaha bwari gusubiriza wabyumvise neza kuba Murava yari yari yicaye yagombaga gukurikirana ibivugwa kuko we gukurikirana urubanza ntabwo yujijwe ntabwo yujijwe rero ngiye kurwanya ruhande nababwira ngo mu by'ukuri dusengera urugo rwa gafaranga n'umudamu we nabo sibo ni shitani ntaho atagera kandi ikigaragara Murava akunda agafaranga bose ngiye kurwanya ruhande ni ukuri k'Uwiteka pe Murava akunda umugabo we niwe wamugemuriraga kuko amafaranga ngagira ikibazo cyo kurwara niba ari igifu urabyumva yari yemerewe kugemurirwa niwe washyiraga wemezaga bashobora kuba bamusura wabyumvise mu yandi magambo no mu gihe cyo kumutwara iririma agiye kwigororero iririma twawe na RIB na polisi Murava yaramuherekeje agarukira nzira hafi yaho bitakurimbyo kandi wabizi kwa gafaranga ni hano Imayange uvuye ku Gahembe uhita ugera kwa gafaranga muri Mbyonda hareba muri wareze kwa gafaranga kure muri ya centre uri hafi kugera yasakata rero n'umushoferi we urumva ariko ni bya bindi bavuga ngo tuzabana paka nzagukunda paka tugendane paka dusimba umupaka dusengane paka urabyumva neza dusimba umupaka tujyane mu ijuru paka wabyumvise neza mu yandi magambo ni ryasezerano rivuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse ruriya rugo ni urugo twese tugomba gusengera kuyemo waba wari inshuti y'agafaranga waba utari inshuti y'agafaranga waba uri inshuti ya Murava waba utari inshuti ya Murava twese kugeza ubu ntawe dukwiye gushyiraho ibyaha wabyumvise neza urukiko nirwo ruzamenya icyo rugena kuko twebwe ntabwo turi abacamanza twe turavuga gusa twe n'ukwivugira gusa ibyo turebesha amaso urabyumva neza rero nge navuga ngo mu by'ukuri ushobora kureba ukavuga ngo ese niki cyateye muri ruriya rugo ko Murava ari wagemuriraga agafaranga ko Murava ari we wemezaga abasura agafaranga kuri RIB na polisi ko Murava yazaniye hari ibikoresho by'inkenerwa yazaniye gafaranga ku munsi wo kugenda iririma yagiye kwa gatatu
urabyumva ukibaza kubera iki ibintu byabayeho nyine aho niho hari ikibazo urabyumva ni ikibazo ariko amategeko yo afite icyagena ababihuza n'ibya Tom Transfer rero ntabwo ari Tom Transfer se n'umuryango kubera ko waza wumva ababihuza nyine impamvu akakano nkagusobetse eminyawe urukiko twari turi mu rukiko wari uhari ntiwari uhari ntago ngiye nari mari mu rukiko twari twicaye mu rukiko ku isi ya 3:25 nibwo tariki 22 nibwo ubushinjacyaha bwinjiye n'umucamanza n'umwanditsi barinjira mu cyumba cy'urukiko nibwo umucamanza yasomye imyanzuro yasomye umwirondoro w'agafaranga yemeza ko ari wavuga ko ati nibyo koko navukiye Nyamasheke iburengerazuba ati uyu munsi wa none ntuye mu karere ka Bugesera mu kagari umudugudu arabivuga avuga ko yubatse ari nahatuye hanyuma ubushinjacyaha buhita busaba ijambo direct ako kanya ati turasaba ko bibaye byiza ko urubanza rwabera mu muhezo kuko ni urubanza rw'umugabo n'umugore ni urubanza rw'umuryango none se Tom Transfer ntabwo twayumvisemo icyakoze icyo tuzi twese umuntu wese yabazi nuko gafaranga bivuga ngo insiri zaturutse waranabibonye ku gihe babyandika bavuga ko insiri zaturutse ku kintu cyitwa amadeni menshi gafaranga afite ako nanjye akaba ariyo impamvu nari ngutambitsemo ako kantu naho kambere indyarya gutese nubwo birangiye n'ubundi ugarutse aho mu murongo nari ndimo kubera indyarya gutese ubundi giye w'inkuru sinashaka ko tunayivuga ko bivugwa ko iyo ntandaro yose y'ayo madeni erega reka mubwire Kro uravuga nanjye nkavuga sinshobora kuvuga ibigize icyaha yego ndavuga ni opinion zanjye nta nubwo ibitekerezo byanjye bikuraho ibyawe nta nubwo ibyawe bikuraho ibyanjye ariko nibiba bivugwa erega genda shingira ku itangazo umuvugizi wa RIB yasohoye warabibonye nyuma ya Thierry kuba ari umuvugizi wa RIB nyine ni Thierry narengere nkakora amakosa yambwira ati aha wakoze amakosa ako givuga docteur kuri ya doctora icyubahiro yarayikoreye ntacyo niwe waruvuze ngo Dr Murangira Thierry sibyo aho ni sawa amategeko mu itangazamakuru yemera ijambo ryitwa biravugwa ntago ari hakana sibyo biravugwa biravugwa kwa ayo madeni hari inkomoko y'ikijyanye na Tom Transfer kubera ko gafaranga yarashinzwe iyamamaza bikorwa icyo bita marketing manager wande wa Tom Transfer kandi nawe akagira bamwe mu bantu yazanye hehe muri Tom Transfer bari bamwizereyemo bivuga yuko amafaranga n'agafaranga ngo buriya yahombeyemo miliyoni 100 ziri hafi ntabwo zigera ku 100 ziri hafi amakuru mfite ariko urivugwa ugasanga rero nabo bantu bose n'icyatena nizo ntandaro zose zo kutumvikana ariyo mpamvu wenda ubona n'uyu munsi umugore umutima w'ikimenekeye umugabo wavuga ati ndagukunda ni hahandi nubwo byabaye gutya ariko ndagukunda ariko bikavuga yuko amadeni no gushwana kwa hato na hato bituruka ku madeni ya Tom Transfer ntabwo twabyemeza ntabwo twabyemeza tuzabimenya ariko biravugwa muri ibyo bivugwa kuva muri RIB nzi neza ko icyitwa insiriri y'amadeni no kugurisha byinshi niho byaturutse aho muri Tom ya kwa faranga kugurisha yego kuko numvishe no mu byo nasomye mu rubanza no kugiye barabyanditse harimo ngo no kugurisha telefone ngo telefone ebyiri ariko nyuma yaho yaje kubimwe urumverega buriya ni bya bindi babucumuga mu Cyarwanda ngo umugabo ukena ufite tungo rikakugoboka icyakoza kwambura telefone waguriye umugore zo ntabwo ari umuco si byiza cyakoza mwabiganiriyeho urabyumva neza mwabiganiriyeho mukabishyira ku murongo mukabyemeza rwose ntacyo byaba bitwaye ni yawe wayigurisha cyane ni yawe wayigurisha ariko ukagura agatelefone karinganiye kugira ngo ubashe urabyumva kugira ngo ubashe kugira icyo mwageraho mwembi mubyumvikanyeho erega Bibiliya iravuga ngo ababiri barutumwe
kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo bakora ngo uguye ari wenyine utagira umubyutsa ababonye ishyano umubwiriza ibice 9 niko avuga yego reka twirukanke cyane twirukanke nibishaka aravuga ati ndahiye ngaramye ko nari umuhanuzi niba mbyemeza reka mbihanirwe tubivemo tubisubikire hariya kandi Imana yo mu ijuru irebe ibyifuzo bya Neti Murava nsoreza aho ngaho Imana yo mu ijuru irebe kwifuza kwa Neti Murava no gusaba kwe no gutekereza kwe ibyo asaba Imana ibimukorere kuko buri umuntu asaba ikintu icyiza cyose Imana yagishyigikira cyane yego nibisha bose bihangane erega kuba tunabivuga ntawe twanze kuko niba yapostinze no kugiye uvuze ngo byagiyeho n'ahantu ntabwo nasomye sina mereze yo telefone musomere reka mpere ku nkuru y'iwacu ku isibo wenda atagera n'umuntu uvuga ngo ubone ni wajye uvuga uvuze inkuru y'ikotiza aho wayikuye birafasha kangemere y'iwacu ku isibo reka barebo nkotinga wenda biraza no kuba byakumvikana neza kuko na Neti niwe nkotinze nyirubwite isibo bapostinze bagende ku magambo mu masaha 17 arashize nibwo Neti Murava yapostinze ngo God is in this story Imana ubwira muri iyi nkuru isibo rero yanditse inkuru igira iti ati bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bakomeje kugaragaza ko ubundi nta muntu uretse ubutabera uba akwiye kwivanga mu by'umugabo n'umugore we nyuma y'uko umuramyi Neti Murava akomeje kwifashisha imbuga nkoranyambaga akerekana urukundo umugabo we Bishop Gafaranga ufunzwe nubwo ari we wamureze mu rukiko inkuru y'aba bombi ikomeje kugarukwaho cyane nyuma y'uko kuwa 7 Gicurasi 2025 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rwataye muri yombi Habiyaremye Zakari wamamaye nka Bishop Gafaranga akurikiranyweho ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina nyuma amakuru yaje kumenyekana ko Gafaranga atawe muri yombi nyuma y'ikirego cyatanzwe n'umugore we ubu uri kumwereka urukundo yifashishije murandasi urukiko rw'ibanze rwa Nyamata ahiwanyu mu karere ka Bugesera kwa 23 Gicurasi 2025 rwategetse ko Gafaranga afungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe ategerejwe kuburana mu mizi ndetse biza kumenyekana ko umugore we yanamusabiye imbabazi ngo adafungwa ariko ubu undi akazanga akemera gufungwa biracyakomeza mu byo Gafaranga akurikiranyweho harimo ni ibyaha byo gukubita gukomeretsa no guhoza ku nkeke umugore we Neti Murava nubwo uyu mugore ari we wareze umugabo we agafungwa akomeje gushyira hanze amafoto yabo akayaherekeresha amagambo y'urukundo agaragaza ko Imana iri mu byabo ndetse ko umutima we n'amasengesho ye biri ku mugabo we Gafaranga ese Gafaranga yaje kwanga imbabazi burya Gafaranga ntabwo yasabye imbabazi nyine urumva yasabiye imbabazi umudamu yasabiye imbabazi umugabo we ariko Gafaranga we ntiyasabye imbabazi ari naho hashingiweho mu rukiko umucamanza afata icyemezo ariho hashingiye afata icyemezo agaragaza ko imbabazi zihabwa uwazisabye arabivuga umucamanza arabivuze kuko mu kuburana kwa Gafaranga yavugaga ko amakosa yaba yarakozwe mu rugo ari amakosa yo mu rugo atabura ko yasabira imbabazi umudamu we yabyise amakosa oroye kubyita icyaha ubushinjacyaha bukagira buti kuki se arahabwa imbabazi z'iki kandi yahabwa imbabazi ate kandi mu gihe adasaba imbabazi mu gihe ibyitwa ibyaha abyita amakosa
wabyumvise urumva we ibyakorewe mu rugo we ngo yabyise amakosa mu rukiko aho kugira ngo avuga ati ndasaba imbabazi ku byaha ndemera icyaha nkagisabira imbabazi ndasaba imbabazi ku cyaha nakoze ndasaba imbabazi umudamu wanjye ndasaba imbabazi ubutabera niyo nzira byari kuba bihagazemo wabyumvise ariko Gafaranga we umucamanza yavuze ngo ntabwo Gafaranga yigeze asaba imbabazi ahubwo we mu kimbo cy'imbabazi yabyitaga mu kimbo cy'ibyaha yabyitaga amakosa urumva rero igihe cyose umuntu yumva ko umutima utamwagiriza wabyumvise ntiyasaba imbabazi ntabwo wasaba imbabazi nawe ubwawe uziko neza ikintu mu mutima we kitakurimo urabyumva imbabazi ni umuntu wumva uko mangwa n'umutima we akumva ko hari icyo yiyagiriza mu mutima we umutima umwagiriza yarangiza akavuga ati ndasaba imbabazi nk'ubu Eminyawe ndagusaba imbabazi nagukosheje nagukoreye iki cyagihe nagukoreye iki cyagihe nagukoreye icyagihe ukameneka Bibiliya hari igitabo cyo mu Badivantiste cyanditswe n'umudamu witwa Elina White niba ari mu nama zigirwa itorero umugabane wa Kangasimukaniza ngo kwihana byananiye abagabo n'abagore benshi kwihana byananiye abagabo n'abagore benshi rero urumva icyo gihe ibintu by'umuryango urubanza rwabereye mu muhezo ariko rusomerwa ku karubanda nihe ni mu ruhame wabyumvise abanyaruhuha bari baje mu rukiko mu bibazo byabo bumvise ibya Gafaranga na Murava ari Gashora za Nemba ku Rweru abi Kigali bari baje ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata uwo munsi kuri 23 hari gahunda hari service bari bategereje ku rukiko nabo bakaba bategereje mu cyumba muri sale nabo bumvise isomwa ry'urubanza rwa Gafaranga na Murava wabyumvise ibyo byose rero barabyumvise ariko kandi bacumugani mu Kinyarwanda ngo uko umugabo aguye sikamavi yunuka bari ko mbivuga hari ukundi oya mavisi ko yunuka gende ko byigiye urumva rero Gafaranga ibyamubayeho bacumugani mu Kinyarwanda ngo umugabo mbwa aseka imbohe wabyumvise Eminyawe bacumugani mu Kinyarwanda ngo umugabo mbwa aseka imbohe Gafaranga arafunzwe ejo n'undi azafungwa n'undi yazafungwa ushobora kumuseka uyu munsi nawe ukazafungwa nawe wafungwa nanjye nafungwa nawe wafungwa n'undi yafungwa kandi baca umugani mu Kinyarwanda ngo kabyihorera nawe ni umugani sinzi Mutesi Scovia yigeze gusabya inkuru umuvugizi wa leta y'u Burundi arangije aramusubiza ngo no guceceka nacyo ni igisubizo reka twirukanke ibyo ubwo ngayo nguko nuko bimeze cyane niyo ibishaka muba muramureze bande bamurega harimo wowe oya wibeshyera uretse wibeshyera na wa mugabo wundi w'umupasiteri wibeshyera nibishaka ejo bundi yashinjwe n'ubushinjacyaha arakekwaho ibyaha bigeze kuri 2 oya icyo yabayeho umwere icyo bamukatiye icyo yabayeho umwere ibyo bamukatiye kugeza ubu nibishaka nta bumwere kuko ntasomerwa urubanza hari urubanza ariko yasomewe hari urwasomwe ariko bivuga ko rwasomwe 24 ariko wari urimo mu batanze ikirego nari umutangabuhamya kubyo nabonye kuri mbuga nkoranyambaga niyo ibishaka ararahira agaramye ati sindi umuhanuzi urubanza rwa nibishaka utikeza iki cyamuteye biriya bintu pastor nibishaka avuga yuko yarose inzozi muri uko kurota inzozi ngo yamaze kuzirota ngo yazirotoreye kuri aza kuzirotora kuri kamera none mu kuzirotorera kuri kamera aravuga ati mu by'ukuri narose inzozi ati kwerekwa kurota guhanura ibyo byose iyo bitarasohora ntabwo icyo gihe umuntu ashobora kwemerwa wabyumvise aravuga ati inzozi ubuhanuzi bw'umuhanuzi inzozi no kwerekwa no kurota kwerekwa guhanura ngo ibyo byose iyo bitarasohora ntabwo umuhanuzi yemerwa cyangwa se uwabivuze ntiyemerwa ngo rero kugeza kuba bitarasohora ngo icyo gihe ntabwo yakemeza ko ari ukuri cyangwa atari ukuri ngo kubera ko bitarasohora ngo ariko kandi iyo byasohoye nibwo wabivuze ngo yemerwa umucamanza aramubaza atese mu byo wavuze hari ibyabaye atoya byari bitaraba
none se bizaba ryari ati none se urabona bizaba ryatoya ati iyo inzozi z'umuntu iyo zitarasohora ziba zitarasohora ati rero iyo zitarasohora wazihanuye cyangwa se wazeretswe cyangwa wazivuze ntabwo icyo gihe yakemerwa kubera ko ibyo yavuze biba bitarasohora ati rogewe nararose ati kandi kurota nta umuntu abizibona mu itegeko nta umuntu agira gute ati cyakoze agiye icyo navuga nyakubahwa perezida w'urukiko ndasaba imbabazi azamura ibiganza byombi yagereza yazamuye ibiganza byombi avuga iki asaba imbabazi aravuga ati gihe twebwe kuko ni babiri ati twebwe ntabwo twagoye ubugenzacyaha mu ifatwa ryacu we nandese kandi n'uwitwa Fredina uwihaye niba ari uwihaye niba ari nde witwa Fredina ntabwo ajenanye mfite hano hafi mwanditsemo ati rero tugeze muri ribu umuvugizi yadusabye ko dusiba amacano yacu tukayakuraho kuri neza kasibagana muri YouTube ati turahita turekurwa dutahe ati twisanga dushyikirijwe umushinjacyaha none turi mu rukiko ati ronye kuwa president na cano twarazisibye ati kandi zicano zari kutugira umumaro twari gukuraho ibiganiro byose tukabimaraho ati hanyuma tukaba twagurisha tukabona mu mafaranga wabyumvise atari ko cano twarazisibye burundu zivaho twijejwe ko duhita dutaha urabyumva ati none turi imbere yanyu nyakwa perezida w'urukiko ati rero turatakambye tuzamuye ibiganza byose twakoze ibyaha tubabarirwe twemeye ibyaha kuva mu bugenzacyaha no muri parike twaremeye ati n'imbere yanyu turemeye nyakwa perezida umucamanza aramubaza ati ko mbere urukiko rwakugiriye imbabazi ugataha ukarekurwa by'agateganyo ukemera yuko ndina nibishaka byivugiye ati mbere ati ibyaha naguyemo ati na mbere nasabye imbabazi ati nziko nazasubira kuri kamera ati nzagusanga nisanze kuri kamera ati none kugira ngo bibe confirm nuko twemereye imbere y'umuvugizi muri ribu ko tutazongera gufungura amacano ya YouTube nagaruka kuri cano wabyumvise ntibazongera kuvugiraho niko yavuze none uwitwa Fredina bafungawe aravuga ati nyakwa perezida ndagira ngo mu ntandukanye na nibishaka arimo aravuga ngo navuga nkayo ku giti cye asaba imbabazi ku giti cye ati jewe amazi amezi 5 ndangije kaminuza iburengerazuba bw'u Rwanda ati rwose jewe sindi umunyamakuru wa nibishaka sindi umukameramani wa nibishaka ati kubw'iyo mpamvu ati ahubwo yasabye service ko mu hostinga kugira ngo abone ikiganiro kira ku kiganiro kunuze kwiriba ryabera kuri cano yiwe ati jewe rero sindi umunyamakuru sindi umukameramani wiwe ati kubera yuko kubw'iyo mpamvu genda saba imbabazi mbikwe ku mutima sinzakinisha na gatoya ati nibishaka avuge ku giti cye nanjye ndavuga ku giti cyanjye wabyumvise hanyuma ubushinjacyaha baravuga batinya kwa perezida w'inteko iburanisha nibishaka yavuze amagambo ashobora guteza umudugaro muri rubanda ati n'ikimenyamenya reka tubashyikirize furashe twashyizeho ibiganiro twashyizeho videwo ze z'ibyo yavuze yego ubushinjacyaha bushyikiriza furashe umucamanza anakubitamo twese twumviramo mu rukiko muri tekinike muri mashini twumva ijwi rirasohoka urabyumva ati mwazabi ati turabikurikirana turaza kubyumva twitonze urabyumva rero nibishaka bimwe mu byari yaravuze rero nibwira ko ntabwo twakirwa tubisubiramo nawe ubwawe urabizi ariko kandi twavuga ngo nta wishimira ko umuntu afungwa nta wakwishimira ifungwa ry'umuntu ariko kandi mu by'ukuri ibyo yavuze nanjye ubwanjye sinabivuga kuri kamera nziko ndavuga pe ndavuga hari n'igihe mvuga rwose ndabizi ko mvuga ariko sinagenda ngo mvuga ibyo nibishaka yavuze yego kwica umuntu kwica abantu kuhanura ko abantu umuntu apfuye Scovi yari uzayobora ikiriyo kugira gute kwa DPR ipfuye izongera kubaho abantu ibintu nk'ibyo byose rero jewe numva ibyo sinabi wapi so nibishaka rero agaragariza urukiko yuko mu by'ukuri atahunga igihugu ko kandi yifuza kuguma mu Rwanda ko mu gihe kwasaba ko yahabwa ibihano bisubitse agasubikirwa ibihano
hanyuma kandi ko yemeye ko atazongera umushinjacyaha asaba umucamanza ati mumubaza nibishaka ko mbere yari yavuze ko atazabisubiramo none akaba yarabisubiyemo ese ubu hasohotse akongera akabisubiramo nibishaka asubiza urukiko ko ikimenyetso ari uko shano yiwe yayisibiye muri RIB ariko kandi afite n'iyitwa ngo Imana Irahari TV ukabura yitanze iki oya ndayitanze se umucamanza hari ubwo ari mu byumve hari cano yaguze n'uwitwa yahawe n'uwitwa Pascal Pascal Imana Irahari iyo ngiragize ariko urumva anasohotse yanayigurisha iyo nta yanayigurisha ukabona kuri nibishaka amahirwe probable yakurikiranwa ari hanze yewe ntabwo ndi umucamanza icyambere se n'umunyamategeko ubwe ntiyabigena usibye umunyamategeko ubwe tuvuze umunyamategeko n'abametere abunganizi mu by'amategeko ahubwo umucamanza n'umushinjacyaha nibwira yuko umushinjacyaha arashinja umwavoka nawe agashinjura hanyuma umucamanza akagena ashingiye ku bumenyi afite wabyumvise ku bumenyi afite agatanga ubutabera ashingiye ku bumenyi afite n'ubumuntu bwiwe yego wabyumvise yego kuko nibwira yuko ntabwo leta y'u Rwanda ishimishwa nuko Mageragere yuzura abantu bakabyigana Bugesera yuzura abantu bakabyigana Nsinda yuzura abantu bakabyigana Miyove Ntuze Muhanga Mpanga Karubanda Rusizi za Burengerazuba Rubavu gutyo nibwira yuko za Nyagatare nibwira yuko ntabwo leta y'u Rwanda cyangwa Minisiteri y'Ubutabera inezezwa nuko amagororo yo mu Rwanda abantu bakubita bakuzura bakabyigana ntabwo ari byo leta yishimiye. Leta yishimira ko abanyarwanda babaho mu mahoro bakahana amahoro bakishima bakanezerwa bakarya bakaryama bagahinga bagasarura bakeza bakorora bagakama bagakamira ibintu bagakamirwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bagatunga bagatungana. Iyo leta y'u Rwanda yifuriza umunyarwanda uwo ari we wese. Nese kuro yego uwo noneho bari kumwe uwo witwa Feredi nawe yireguye ate? Feredi na yireguye avuga yuko aribwo bwa mbere yambaye amapingu ko atarigera yambara ipingu ko ipingu yari yambaye mu kiganiro yakoranye na Nibishaka. Hanyuma ikindi akavuga yuko afite umugore n'umwana afite madamu basezeranye byemewe n'amategeko ko afite abana kandi ikindi ko yahabwa imbabazi agataha kaduhorerwa kandi ko atatoroka ubutabera mu gihe bwaba bukeneye icyo ari cyo cyose bityo kandi ko amazi amezi 5 asoje amashuri yiwe ashoje kaminuza mu ntara y'Iburengerazuba. Rero nuko byagenze. Hanyuma rero urubanza umucamanza avuga yuko isomwa ry'urubanza riri ku itariki 5 ku isaha ya 8 itariki 5 gurazuba ni itariki 5 z'ukwa gatandatu ku isaha ya 8 rwose Emi Empire hazaba ari kuwa 4. Yego Emi Empire fata ku mavuta nayo bamusomere kuwa gatandatu nako kuwa 5 ku itariki 6. Okay urumva ni iminsi biri kurikirana ni iminsi biri ikurikiranye cyane. Iby'Imana biri ku murongo ntago byabaye ku murongo. Iby'Imana ushatse kuvuga Iby'Imana biri ku murongo. Iby'Imana niko Silas Nzabahayo ibya Yesu uri ku murongo. Okay. Silas Nzabahayo nawe afungiye muri station ya RIB ya Nyamata. Nawe no Imana imufashe nawe no Nyamata. Bugesera ndakurahiye abastari bagiye urumva Imana imufashe nawe ni Bugesera. Silas Nzabahayo yafatiwe ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata aho yacekwagaho gutera umwana inda cyangwa se gusambanya umwana w'imyaka 17 utari bwuzuza ubukure. Hanyuma ndetse nyuma yo kumusambanya n'umwana ntiyamwitayo ngo amukurikirane. Ikindi kandi ntabwo yigeze yegera n'umuryango byibuza ngo asabe n'imbabazi yemere kuba yagabanyirizwa ibihano ariko ibyo bintu sinzi niba bagabanyirizwa ibihano cyo simbizi. Iyo urebye uwo mwana w'umukobwa n'umwana w'umukobwa ababyeyi be bavuga ko ari abanyamahanga ari abarundi batagira n'ibyangombwa ibintu biraho nkuko ibintu
twumvise biri gutyo nkuko biba biri aho. Ikindi Silas yigeze atabwa muri yombi, ababyeyi ba Silas ababyeyi bo mukobwa batanze ikirego muri ribu. Hanyuma rero Silas arekurwa n'ubushinjacyaha, ngira ngo ubushinjacyaha bwari bwabonye ko hari ibimenyetso bituzuye byashinja Silas muri icyo gihe. Nyuma y'uko rero umukobwa abyarira muri bitaro bya Nyamata, abyara bigoranye, abyara bamubaze. Umudamu witwa Akariza, ufite channel yitwa Akariza TV, niwe wakurikiranye iyo dosiye y'uwo mukobwa ku bitaro bya Nyamata. Nyuma yaho rero arakurikirana, ni nawe muntu watanze amafaranga, ariko hari umudiaspora umwe watumye uyu mudamu aramubwira ati uriya mwana genda umukurikirane, kurya kunywa byose. Nyuma yaho rero ubugenzacyaha ribu bufatanyije n'umushinjacyaha nibwo Silas yaje gutabwa muri yombi. Nanone akurikiranweho icyo cyaha akekwaho cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure, kandi akaba yaranabyaye undi mwana. Eminya uri hano cyangwa nturi hano, murambaza udahari? Ndimo ndakumva neza cyane. Uwo ni ngo iby'Imana biri ku murongo, ni ibya Yesu ni ku murongo. Ibya Yesu biri ku murongo. Ni indirimbo nawe urayizi, urava ku murongo harinjira mundi. Nubundi rero hinjiye, yego ntago none se ibya Yesu ni ku murongo. Ngo urava ku murongo, niwe wiririmbe ngo urava ku murongo harinjira mundi. Urava ku murongo harinjira mundi mu mwanya wawe. Mu yandi magambo, kuba afunze nafungwa hazaboneka undi muhanzi umusimbura. Urava ku murongo harahanga nundi, urava ku murongo harinjira mundi mu mwanya wawe. Ibya Yesu ni ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo. Ni indirimbo ariko ngo yari yarigeze gufungwaho gukurikirana. Nabivuze yari yarigeze afatwa arafungwa. Ababyeyi b'umwana w'umukobwa batanze ikirego. Nyuma yaho rero ubushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwa Nyamata buza kumurekura by'agateganyo, kuko urumva Silas aravuga ati jewe ikimenyetso kigaragaza ko naryamanye nawe ni iki, DNA ni iyi. Ibyo yavugaga byari bifite ishingiro icyo gihe, ariko kuri iyi nshuro umwana yarabyaye. Noneho umwana amaze kubyara, mukuru we na wa munyamakuru witwa Kariza TV bamenya amakuru yuko Silas ari ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata yaje kuburana divorce mu ntegura rubanza n'umugore w'isezerano witwa Helena. Kandi Silas niwe wari waratanze ikirego asaba divorce yo gutandukana n'umugore. Wabyumvise? Yego. Noneho Gashigi Mushigura ava i Kigali, Silas yarasanzwe ubuyabarizwaga mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo mu kagari Kangara, hirya aho bita mu birembo bya Kinyinya niba ari Gisasa niba ari hehe. Wabyumvise? Hanyuma Silas yari yavuye i Kigali yaje kuburana divorce mu ntegura rubanza n'umugore we ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata. Noneho wa mwana w'umukobwa wabyaye undi mwana na mukuru we na wa munyamakuru baza ku rukiko. Umwana agenda afata Silas ku mukandara, aravuga ati wavuze ko umwana atari wawe, dore ngo uyu namuzanye ku rukiko. Silas asaba polisi ati ndasaba ko umutekano wanjye urindwa. Ati jewe uyu mudamu atoya ni wowe wanteye inda, ntabwo ncika. Ibintu babihinduye isura ku rukiko, hanze y'urukiko. Urabyumva? Hanyuma rero nibwo ribu yahise ita muri yombi Silas. Hanyuma Isange ya Nyamata ku bitaro bya Nyamata, Isange urabizi ko ari ribu ihita ikurikirana, inasaba ko ya mafaranga wa mudamu Akariza yatanze ku bitaro bya Nyamata yishyurira wa mwana wabyaye undi mwana ko ayasubizwa, yise yasubizwa. Ibitaro bya Nyamata bikora transfer hakoreshejwe Momo Pay, bayasubiza wa mudamu. Yari menshi, byari 50 na bingahe. Barayamusubiza umwana ahita ajya mu maboko ya Isange. Wow. Wabyumvise neza? Arumva ko buri cyakora. Cyane. Wabyumvise? Utabera bw'u Rwanda bumeze gutya. Buremewe. Hanyuma amafaranga yishyuye. Amafaranga yishyuwe ku bitaro. Yahise asubizwa uwayishyuye. Noneho ikibazo kiva mu maboko y'uriya mudamu. Kiva mu maboko ya famiye, itakiba ikibazo cya ministeri publique. Isange stop 1 cent. Isange rwose biravuga ati uyu mwana ati musubize amafaranga, ikibazo ni cyaribu.
ribi bari bikurikirana nibwira ko ubu rero ngire ngo iminsi ishize Silas kwa kangahe yitabye ubushinjacyaha namubonye ku rukiko inyamata ariko ntiyari mu rukiko ari kuri parike n'ubundi parike n'urukiko barakorana hanyuma rero Silas birashoboka ko kuwa kabiri nawe azarengutswe imbere y'ubutabera hani Nyamata yego Nyamata rero iyi Nyamata ni hatari urumva rega abacuma mu Kinyarwanda ngibigwira abagabo ntabwo byagwira ibiti kandi Silas ndi mu bantu bamwegereye Silas ndi mu bantu bamwegereye mwegera Silas mwegera mubaza nti Sira biriya bintu ntabwo wabikoze koko aramakanira arambwira ngo ntabyo nakoze ndamubwira Sira ubu koko umutima wawe ntacyo ukubwira arambwira ngo ntuzongere kumbwira icyo kibazo n'undi munsi ndanakwiyama abo babanaga muri association yitwa Badasigana family bamwe n'abadeperi mboni ministeri ngira ngo ni association idafite ayo ntabwo ihengamiye ku idini bari mu bandi baba Theo bose babireba n'abandi gutyo babahanzi muri adeperi baramwegera arabahakanira Silas rero ni wa muntu ufunga umutwe udashobora kugirwa inama buriya nubona umuntu atagirwa inama adashobora buriya nkubwire umuntu nakubwira ikintu umutega amatwi umuha umwanya kubera ko buriya icyitwa amakuru ni ikintu gikomeye cyane Silas ni wa muntu ufunga umutwe udashobora kumva udashobora gutega amatwi ibyo byose rero nuko nawe nareba nabi asenga Uwiteka nareba nabi nawe arasanga agafaranga hariya hepfo nibe n'agafaranga Uwiteka mworohereza turanamusengera ariko mu gihe Silas yabarabikoze mitamfata ngo ese abaye ari umukobwa wanjye yabikoreye nyine wa rusoma rero ndi umubyeyi ntabwo nashyigikira amafuti iyo bivuga gutya abantu babumva ati biri gushyirishamo abana none se ariko uzi umwana wabyaye umwana uzi umwana icyo ari cyo imyaka 17 niba itegeko rivuga ngo umwana uri munsi y'imyaka 18 ni mineri siko bimeze hejuru ya 18 aho ngaho hari uruhengekerezo oya nta rundi ruhengekerezo oya rurahari none se bagize ngo n'uwari wese gushaka umwana w'imyaka 18 oya umwana w'imyaka wandikira umuyobozi w'akarere ubisaba ubu ngubu niko diru zimeze ariko itegeko nimba ryemeza ko umwana w'imyaka 18 nje nawe twakundanye nimba abadepite baricaye bakabitekereza bakavuga ati uyu mwana namutenda afite imyaka 18 tukemeranwa nk'abisaba bikagaragara bakwemera ko tubana oya utayobya abantu itegeko ntagira gute wandika ubisaba urabisira meya w'akarere ubisaba wandika uvuga ngo nge ndifuza kubera impamvu ukagaragaza n'impamvu ukeneye gushaka umwana w'imyaka 18 yego ariko no nimba impamvu yandika aho ni deal done niki ni deal done ariko ntabwo wabonye wa muntu w'imuhanga uhe iyo nkuru nayo wabonye kuri TV1 ntabwo narebye yarongoye inkoko ihitipa iyo nabyumvise hari n'umuntu wamamagaye ngo njye gukoresha uwo muntu njye gukoresha inkuru n'abaturanyi biwe ndavuga se ba nyiri inkoko ndatwike sanse njye kureba inkoko ngo yarayirongoye ihitipa pasite umuntu ushobora gusanga afite ntawamenya ushobora kuba yari afite imyuka mibi yamukoreragamo ngo barabaje ngo kise ko inkoko ngo wabikoze ngo nayiturubiti ihitipa none se yari yabuze abagore bakuze ajyamo ibyo byaha n'ubundi akajya kubikorerayo ntabwo wabonye undi muntu wiguriye ngo indaya akagira bikarangira ipfuye ntiwayibonye iyo nkuru ntabwo narebye yamaye nka dada ariko urumva YouTube zabaye nyinshi oya uri kuri TV1 kuri TV1 ibyo byabereye mu murenge mu karere yamaye nka dada muri Kamonyi ninde wakoze ni papi oya papi zakora kuri TV1 asorwa nayo mfashe TV ese ko nabonye mwari mwarake ngo papi ngo yabatutse kurikirana cano papi yavuze ngo bakuri imyanda kuri nuze
nkabona mwarakaye imyanda ariko yarabisabiye imbabazi aravuga ati ntabwo ari abantu navuze rwose ati navuze abantu bazana ibintu bimwe na bimwe ugasanga ati nibyo nise umwanda urumva rero urumva ngayo nguko pastor tugana ku musozi ubundi social media numvise ngo amadiza agiye kuza mu Rwanda jewe nani ubu ngiye no kwifatira umurongo wo guhangana n'ibigarasha nanjye ko ni ibigarasha nanjye nzajya mvuge mpere kuri mukanyi ko mfate nahimana mfate mugirene mfate runaka nebu yavuze ibi kuko urumva social media hari abantu bamwe bigira ba debande mu itangazamakuru kandi benshi nabo tugahurira muri ntuze muri YouTube wabyumvise neza bose nabo barakama umurongo kuri YouTube nta televiziyo nimwe mu Rwanda uyu munsi idafite YouTube ihemba amafaranga ihemba amayero cyangwa amadolari ariko ugasanga bamwe mu bahakora bamwe na bamwe barashaka gushyirishamo twebwe twihahira dutunze imiryango yacu wabyumvise kandi buriya mu by'ukuri nta muntu n'umwe n'ubundi bacumwa ngo umuhashyi niba ari umuhashya zirundi umunnya zirundi umuki umunnyi kavuga abahashyi jewe ko turahaha ntabwo mwese afite ubwiherero wiwe oya ni ikinyarwanda rega oya ni ikinyarwanda urumva rero umunnyi azirundi ujya kureba ugasanga umuntu YouTube channel nubyutse mu gitondo yayifungura umuntu ashobora kugusaturira kuri channel bwacya mu gitondo nawe ugafungura indi nawe ukamubwira utariko ibyo wavuze ntabwo ari ukuri so nibaza rero nk'abantu kugeza uyu munsi wa none baba bashaka kugira ngo babe banyambere nitwebwe dushoboye ariko bene abo kandi uzarebe wabyumvise neza bene abo kenshi bavuga bene ayo magambo ntushobora kubona yakoze ikiganiro gisubiza Padiri Nahimana usabye igihugu cy'u Rwanda ntushobora kumubona akora ikiganiro gisubiza Mukanyiko utuka u Rwanda uzana n'amacakubiri y'amoko ntushobora kubona yakoze ikiganiro gisubiza Mugirente ubatutse u Rwanda ntushobora kubona akora ikiganiro gisubiza abandi ngo ni ba Jean Paul Turayishimye bene abo ngabo baragenda bakajya imbere y'umuvugizi wa RIB imbere ya Dr Murangira ibi nibi amategeko nibi ugasanga bene abo ngabo nta numuzabona asubiza ikiganiro na kimwe gisubiza ibigarasha nibyo ugiye kujyamo wabyumvise neza ariko barangiza bakajya ku bamwe na bamwe ugasanga baribonekeza baragira gute kandi nta munyarwanda urutundi National ID indangamuntu ikigo cy'igihugu gitanga indangamuntu wawe undafite indangamuntu Korode afite indangamuntu ufite indangamuntu n'undi afite indangamuntu runaka afite indangamuntu so bivuze ikirero rero ugasanga umuntu wese nk'uyu munsi wa none amategeko aramutse yubahirizwa mu itangazamakuru abasigara mu itangazamakuru ry'umwuga baba bakeya bavuze bati haza umuntu uzana diplome warangije kaminuza mu itangazamakuru cyangwa se mo kimwe wakoze ntuze yitangazamakuru hasigara tekinike ayo makuru ndafite ariko ugasanga umuntu yize IPRC ari mu itangazamakuru nawe nize itangazamakuru yize muri IPRC yize muri PRC cyangwa se yagiye kwiga ubuhinzi n'ubworozi ugasanga nawe yaje kuba umunyamakuru nkuko Korode ari pasteur urusengero rwarafunze nawe ari mu itangazamakuru ryo ku mihanda aho usuri mu itangazamakuru ndi umufuwensa none sibyo ndimo ndavuga sinimo ndabwira abantu uri umusocial influencer ariko urumva ndimo ndabwira abantu amakuru ibyabaye Nyamata byabaye hariya rero navuga ngo twebwe ubwacu bibaye byiza bisaba kenshi nkavuga ngo bibaye byiza natwe tukagira urwego rwacu abayutuba bo mu Rwanda mwabibasha se twabuzwa n'iki ariko se kororeka nkuba ariko se abanyonzi bagira koperative abadamu mu dusoko twanda buraye bagira association bahuriramo bagira ibimina niba ari ibimina hanyuma abamotari bagira ibimina wabyumvise neza ubu se koko kuvuga ngo abayutuba cyangwa abayinfluencer tukukireho bo mu Rwanda natwe dushyireho ibituye uyifunguye wese
tugira association itugenga twabuzwa n'iki kandi tukajya dutora mu gihe runaka urabona ari nde wabanza kwikubitira kutuyobora Scovia rero ayoboye arayimusa abanyamakuru bigenzura Chita inde Chita uvuze ngo nde Chita ni atuyobora ntabwo namujya inyuma n'uwanjye ntiyamujya inyuma nimero ya mbere nimero ya kabiri oya ubundi nimero ya mbere yakaba yari Scovia Mutesi wagiye ubundi ndeba umuntu uva hano akagenda wabyumvise neza ndeba umuntu uvuga akavuganira abantu Scovia yicaye mu nteko ishinga amategeko natwe tugarukaho kandi aratuvugira tuvugira neza Chita ntago wamutora oya Chita se buriya wamutuma hano yajya kukuvugira yiki yajya kuguteranya gusa nta bindi Chita yakora ikisi Chita twagaze ku rukiko Nyamata ubwo yisabira Nepo urugendo Nepo n'umuzi aravuga ngo dufate video na Pastor Claude mumbaze ibyo mushaka kumbaza kuri gafaranga na murava tugeze ntanye mutunze mikoro namusuhuza Claude namusuhuje inyuma ya kamera n'ubundi musanga ku modoka haruguru rukiko turaganira na Piunika turi kumwe twese ari mu modoka n'undi mutipe umwe n'undi mutipe umwe wari wambaye ikanzu ya Kisilamu wabyumvise neza ufite n'imisatsi ya Madrid Chita yegamiye hafi yegamiye idarapo ndabwo ni kirazira kwegamira idarapo ubwo polisi yazaga kubaza igitumye wegamira kuko wegamira idarapo abaje kwirega yakoze ibya atoya ntacyo bitwaye wegamira idarapo ngo wegamira idarapo Chita arahagaze ku idarapo nyine hari akanuvuze wegamira idarapo baje kwirega yegamiye idarapo wifashe n'inya ukayeruka ubundi kwegamira no cyangwa ntabwo yarifashe ubundi ufashe idarapo udatwara umupolisi utari umupolisi udashinzwe kurizamura cyangwa urimanure uba wagiye kwireka komeza ati hanyuma aravuga abwira Nepo ngo dufate video mumbaze ibyo mushaka kumbaza byose niyo babikubwiye Chita ubwe soti wo kuri DCTV Rwanda twari turi kumwe yarahari urabyumva neza yarabyumvise Chita yari yambaye costume y'umweru n'ingofero y'urugara y'abasaza urabyumva na karuvati yego y'ubururu n'umweru noneho mfata mikoro ntangiye kumubaza kamera noneho yagiye yifata ku mifuka nkaho tutahuye warabanje uramusuhuza nabanje namusuhuza nyine kugira ngo twereke abantu ko ibintu ari amahoro umugabo yigira undi muntu do urabyumva neza turabaza tutese wowe kubona murava na gafaranga muri inshuti zabo ibiki ngo mutangaze ibyo mwabonye wabyumvise none se uwo muntu urambwira ngo namutora ngo ajye kuyobora kuki we wabanje kumubwira ngo bigaragara ko hari icyo wenda ushobora kuba warikeka ushobora kuba warakoreye gafaranga impamvu kubera icyo ko Chita na Sabe wa Isimbi TV ni bamwe mu nshuti zakadasohoka za hafi aho tubiherukira ariko iby'ubu ntabwo tubizi wabyumvise ni bamwe mu nshuti zakadasohoka ba gafaranga b'umuryango wa gafaranga yego ubwo nifuza kumbaza nk'umuntu w'inshuti kuki ibintu byagera ha mutagira inama mu yandi magambo kuki mutagira inama umugabo hakiri kare wabyumvise kugira ngo ibintu bigarukire hafi aho ibyabaga mu rugo bitari byiza ntibizongere kubaho intambara ntizongere kubaho ntabwo ari byiza wabyumvise neza nibyo nagira ngo mubaze ntinshuti kuki wabanje amagambo avuga ngo nuzajya ubona ibibera kuri YouTube sibyo bibomborekana ntibikakubabaze views ziba zabuze hari ikibazo wari usanzwe ufitanye na Chita ku buryo warubanje cyari gihari kimeze gute urabyibuka mu gihe cyanjye na Mutesi yajyagayo yava yakajya kwa Dr. Munajya Bitseri kuri Libu akamutunga mikoro ati hari abantu abanaba reka buriya reka nkubwire ukuri none se kuki nkubwiye aba YouTube nkubwire wabyumvise none se kuki nkubwiye Scovia niba abantu benshi bazi mu minsi yatambutse twibera mu ntuze za Rubavu mu mupaka Scovia buriya agenda mwemera no mutara mu kazi aremewe buriya hari umuntu ubona reka nkubwize ukuri Scovia nasengera noneho nkubwire aragusengera ikigana ati buriya ati Claude buriya ndamusengera ziriya nkuru zo kunyiko bamusengera kugira ngo adafungwa wabyumvise neza buriya Scovia rero aremewe Chita
oya Chita ntabwo yemewe ni umunyarwanda usanzwe nyine ni umunyarwanda mugenzi wanjye ariko iyo bavuga ngo kwemera uyu uramwemera cyane umwemera hari ukuba mubona namusuhuza twaganira bisanzwe biraho ariko ntabwo namwemera nk'umuntu w'inshuti wabyumvise aha arakubwira ati wowe ngwino naribi dukore ikiganiro yanabigene po urugendo beramani kuko umuhungu wanjye ntiyari ahari umuhungu wanjye yari yaje kwa prodinga mu rugo hari ikindi kiganiro yari yaje kwa prodinga na kwizera wo ku rugendo yego ntangazwa no kubona umuntu w'umutaramu twari tuzi ko ari umutaramu ari umuniga wa danje ari babita baniga yego umuniga hari ubwo bisobanuye iki umuniga ni umuntu nyine ibintu byose bifatwa umuntu udakomeza ibintu utajya mu bintu nibyo bita baniga hanyuma tuzi ko ari umuntu w'umutaramu umutaramu ubwo ni umuntu mwiza mbese utafite icyatwaya ibintu nk'ibyo dutungurwa no kubona ari bubyisabiye ko dufata video tukamubaza ibyo dushaka tuzi tuti byari byo byose agiye kudutangariza atubwire uko abona ibi bintu by'umuryango w'agafaranga nk'umuntu wababaye hafi nk'umuntu wamamaje hoteli imwe yahani Nyamata gafaranga avuga ko bamamaza ko hoteli ari ya gafaranga wabyumvise neza si yari yese iki uzimara yo amagambo yabwiye gafaranga amaze gufungwa nayivuzemo iyo hoteli burareka nkubwire bamora ngoki iyo umuntu iyo uhagaze imbere y'abantu hari icyo bagukesha bakoma amashyi bagukomera amashyi bwacyo wahura n'ikibazo ya mashyi aravuga ngo arakagera azabone yakubwiye ngo ikize nyiri hoteli bamamaza nyine banza uve yaravuze ngo nundi munsi ntibuzongere kwitira agafaranga iyi hoteli ari we wabivuze uwo manager yaramamagaye ubwe akubwira ngo iki arambwira ngo niwongera kuvuga ko gafaranga ngo iyi hoteli ari kwa gafaranga ngo nzakujyana utikora ndamubwira ni nyirankabi inda mu ruhara niko bavuga oya nta ndamwifurije urumva ariko icyo nakubwira cyo ni kimwe abantu bakwiye kumenya ibyo babiba iyo bukiye barabisarura yewe ndamutse namamariza umuntu simvu navuga ngo hani iwanjye navuga nti ndimo ndamamaza ahantu hari ibintu byiza bimeze gutya na gutya ariko iyo hayi umuntu ikintu kakita ikiwe bwacyo bikagaragara ko atari ikiwe ubwabyo nawe hantu nabo haba harimo ikibazo cyangwa nawe ubwawe wemeza ko icyo kintu ari icy'uwo muntu nawe uzi ko atari ikiwe nawe ubwawe uba ufite ikibazo Irene we si wamwemera ko atuyobora Irene Murindahabi nta bushuti nyirana na Irene nigeze kujya muha ibiganiro ariko urebye burya atwaramo ibintu bye buryo yimereye si wamuhanga atuyobore nk'abayutuba baze nkubwire buryo umuntu mutahuriye kuri teri ngo urebe uko muganira kuganirize mugire gute umuntu mwahuye gusa gukeneyeho utamukeneyeho agukuraho utamukuraho bene uwo ngo biragoye ese pastor ko warakaye oya Brascovia impamvu mwemera ari gutya ari mido ntabwo ari gutya ari ahana arahari n'ahari ni mido ari mido ntukanyane mu bintu biri ntuzi mu yandi magambo Scovia mu YouTuber mu ba influencer arahari ari hagati na hagati ntago itangazamakuru y'igenzura arahari nk'umuvugizi wabo n'aba YouTuber nabo aturimo mama w'u Rwagasabo TV channel irahari rero urumva uwo iyo ajya kuvuga azi byiza by'aba influencer azi n'ibibazo by'aba influencer akamenya n'ibibi byabo uwo nguwo rero urumva ko aremewe iyo ufashe Joseph Dukuze umuremyi w'umuryango TV ubona ko ari umuntu w'umugabo uzi iyava uzi niyajya azi icyo ashaka azi icyo adashaka azi iki gihugu gikunze n'iki gihugu cyanze wabyumvise none nemere Sabe bavuga ko yamanutse igipangu akaba ari mu bubiri aranyoborera mu bubiri gise muninga wabyumvise neza kuva Sabe bavuga ngo yamanutse igipangu babivuga ngo yakimanutse Kizimbabwe wabyumvise neza none se umenya kwamamaza umuntu uri mu bubiri baza wumvise ndamamaza Freemax yagiye muri Kenya
none se ndamamaza Yago none se ndamamaza Yago wagiye i Bugande ngaho ndabibwira tugutore inde wowe oya none cyahoza mu bajyanama nazamo ko waturimbura koro oya kujya inama se kujya inama mba ndi jyenyine se aha uramutse ugiye mu bateranye ninde watora ku mwanya wa mbere mu bagize gute mu bateranye abateranya gute nyine gutya ku mbuga nkoranyambaga se wabivugaga mu bateranya guteranya umuntu n'undi se nkaba nakugonganisha n'urwego kugonganisha n'urwego barahari nabo b'abanyamakuru baba ku rubuga rwa RIB n'abanyamakuru barahari nabo tuba tubazi twe ntitubaho tubarizwa kuri urwo rubuga ntago wemewe ariko ibiki ntiwemewe ubuse Kamarade yemewe kuruta Korode Piyuni yemewe kuruta Korode na wewe wemewe kuruta Korode hakosha akoronge ndemewe banza wumve se sunyemera umunyarwanda yabyaye uranyemera banza wumve se umunyarwanda yabyaye umwana mwitaha baguhirwa niba oya banza umbwira uranyemera wabyumvise nyine ndakubaza twebwe ntituba ku rubuga rwa RIB n'abanyamakuru ariko se ubundi ko twumva ngo turebe influencer ni turi abanyamakuru tukumva RIB yafasha abantu bamwe bashyira ku rubuga rwa RIB n'abanyamakuru abandi radusigaza twese bagiye badushyiraho nta kikurimo igiki babona nakikuriwe oya no byivugiye nta wabigutumye baza ubwire uranyemera nunyemera kuko ngenda kwemera wemewe n'Imana yakuremye none oya wowe buretse wowe nakwemera nta kwemera ubundi se bikumara iki aho yubuze zuri ko ma views ni iki sha we dahibyamu urumva neza so rero icyo nakubwira ni igiki kwemera no kwemerwa urumva kwemera no kwemerwa Imana niyo yemeza umuntu muze kubikuramo kwemera no kwemeza umuntu Imana niyo yemera umuntu kandi kamwemeza abantu wabyumvise Imana niyo yemera umuntu kandi kamwemeza abantu yego ngengo harutonde rw'abantu batanu Mama Scovia nago ndi bumushyiremo kubera icyo utamuzana mose impamvu wowe nyine namaze kumva ubogame ahure yego nguhaye umuntu witwa Irene Murindahabi nakubwiye ngo Irene buretse gato nguhaye Irene Murindahabi nguhaye Chita Magic nguhaye Murungi Sabe nguhaye nta uhari nakubwiye ngo Sabe aba mu mahanga ntabwo yayobora abanyarwanda rero aba mu Bubirigi ntabwo yayobora influencer ba YouTube aba mu Bubirigi ibishoboka Karegeya aremewe yakuyobora yanyobora agoze undi ninde undi we wamumbwiye ni Joseph nawe uramwemera ariko nanjye buriya Marshal nawe afite YouTube channel David Marshal nawe aremewe uwo ninde David Marshal umusesenguzi wemewe umwe wa politique aremewe uri aremewe hanyuma undi akuzuna nubwo wankiramo wowe se wowe kujya kuyatara nawe uremewe hanyuma none se ikibazo abandi bakire twakabaye twemera tugashyira apana bakire twe turi kureba baguze za YouTube channel bashyiraho abanyamakuru ntibajya banagaragara kuri kamera gemba shaka wa muntu uzana isura ye hano kuri kamera abandi bari inyuma mu gikari ariko koro nyamara watuyobora ariko wadufungisha we nyamara watuyobora gebura niba hari umuntu ugira umutima mwiza mbamo niba hari umuntu wanga karengane mbamo wabyumvise nanga karengane ngira umutima mwiza kuwa wunyeretse kandi nabanga ugira inde wowe koro nkukumbe kongera kukubona umunsi nagusanze muri rogi nibuzamenye ko ndigira cyangwa ntarigira wasanze muri rogi reka nkubwire ningufatira muri rogi uzamenye uti burya Korode agira ibanga cyangwa ntari reka nkubwire nibwo uzabimenya icyo gihe reka nkubwire se uzarinda ujya mu nda y'isi ngewe my opinion yanjye cyangwa se ngewe personality yanjye ngewe uzarinda upfa utansanze muri rogi ariko iwanjye mu nzu yanjye ese wawe mu nzu yawe mu cyumba naba nageze uretse ushobora kwasanga nyine wiryamiraga pome wawe harimo ibindi bintu siko bimeze oya mu nzu ya mu cyumba cyawe se n'agapome wawe nabanje gukora yiki
sawa ukuri niko kuzaba batuwe ukuri nyine ntumenye ukuri kuri kuzaba wabwiye abantu batanu ariko ntabwo urabasoza batanu muri ndahabirene nakubwiye ngo agira umutima ariko nawe akurikiye inyungu runaka si urukundo rwishagira ahubwo bareba gifite inyungu icyakoze icyo agiyemo cyose ibintu icyo agiyemo akijyanamo umutima we wose yego uwo ni Irene kubera yuko nawe abakurikiye gutya uwo ni Irene uwo numwe uwa kabiri ni Chita nakubwiye Chita Magic rero aho kugira ngo abe mu ruhande abo kugira ngo avugire uruhande abarizwamo yego ararusenya ubwo muri make araruteranya ubwo byasaba ko abanza kugishyirwa mu ngando y'abefluencer hanyuma akagira ibyo abanza kubemerera icyo ni kimwe ubwo uwo ni uwa kabiri uwa gatatu Murungi Sabe rero abaye ahari yaragarutse abaye ari mu Rwanda abaye ari mu Rwanda atari hanze nyuma yuko nawe Ndimbati yafunzwe agafungurwa Sabe nawe akavugwa agakorwaho inkuru izakozwe kuri Ndimbati ubu cyabaye kimwe ni kimwe kuri kindi yamenya agaciro ka YouTube yamenya abefluencer yamenya ibibazo by'abantu muri rusange yabimenya ubwo rero nawe yajyamo yago nawe abaye ari mu Rwanda yego nawe iyo timu yayijyamo yayobora kuko ubona yuko arabasha iyo timu yayijya abaye ari mu Rwanda Bakti yaribagiranye se wowe muntu usiga abantu akigenda akigira muntu uze muri New Zealand wowe urumva Pastor uwo nsoreza wagira inshuti Bagiti tukamushyira mu nshuti muvugana sa gukandira akanyenyeri ngiye gusoreza kuri uyu nguyu uwo ngiye gusoreza Bagiti mu gusetsa gusa biraho gushyushya gusa mbese kugira ngo abantu ibintu bishyuhe Bagiti aho wamuzanamo ariko mu bintu byitwa gutya kurekura ntiwamubona erega nuvuga abantu ujye uvuga n'abantu uvuga uti bashyigikira icyo gikorwa association igakomera undi muntu ngiye gusorezaho ni umuntu nawe nzi neza ko yiyizi ariyizi pe kuba yiyizi ntamuzi cyangwa tutamuzi ariko ngiye kumuvuga muri abo batanu navuze ndashyiraho umugereka Pastor Claude ntiyayobora aba YouTubers none se kuyobora ubundi kuyobora wagize ngo bisaba iki kuyobora ari mu mafaranga ijambo ryitwa kuyobora kuyobora ntabwo uyobora urumwe wabyumvise kugira abajyanama kugira abo muganira ibipfa mukabikiza bitari ku murongo mukabishyira ku murongo ibintu nk'ibyo byose wabyumvise ariko nyirizina kwisonga nge numva nakibera umujyanama Pastor reka ngushimire twita Philipita kutamuzanyiza Philipita buriya agira umutima mwiza yego biri serious uribuka igihe cyanjye na Asia Mutoni urabyibuka yego Philipita ari mu bantu bamamagaye anga ati inkuru zawe na Asia Mutoni rwose ati genda shaka kubahuza kuri The Choice arampamagara na Asia aramuhamagara Mutoni twese araduhamagara aduhuriza kuri The Choice arambaza Pastor Koro ukunda Asia Mutoni uramukunda kurya wamugira umugore ndavuga aramutse avuye mu basilamu akaba umukirista akabatizwa amazi menshi namukunda namurongora nta mugore nagiraga icyo gihe wabyumvise neza Asia arambaza ngo Pastor urankunda koko ndamubwira ndagukunda nuva mu basilamu nzagukunda urabyumva Philipita rero urumva ko agira ibintu babiri ntuze saga Philipita afite ikintu cyitwa guca bugufi afite no guhangayikira umuntu kumva ko ikibazo cy'umuntu akaba yakigira iki Philipita aremewe kandi ibintu ubwira hashize imyaka igeze muri ingahe 2-3 yewe ntabureba mu maso Philipita ntamuhamagara atampamagara ntamusuhuza meruka kuvuga na Philipita kuri telefone 2020 ngire ngo na rimwe muri 2020 muri saga zanjye na Asia Mutoni okay Pastor reka ngushimire wakoze cyane Imana ikomeze kurinda Jarasi kutamuvuze Jarasi ntiyabyemera undi ni Jerome wibigwi kutamuvuze oya ariko undi muntu naterekamo umuhanga kandi w'umunyabwenge ni Kasiye Pizzo yarakoze ubukwe ndi mu batangije cano yiwe nkikira ibiganiro akora ubukwe ntigeze ntumira nari ndi mu Rwanda
nawe afite ukuntu nawe yibagirwa akira akibagirwa gukinga inde Kasiye Pizo oya ubwo mufite ibyo mwabinda ntacyo dupfa ako kantu warakamunengeye akunda kamunengera oya buriya ahubwo buriya reka nkwereke buriya ari ikintu abantu tujya dukora rimwe na rimwe tukibagirwa iyo twavuye wabyumvise Pizo iyo muhura araseka agira igitwenge cyiza wabyumvise agira igitwenge cyiza ariko ikibazo gihari ni kimwe kwibagirwa aho wavuye nabo wavanye n'abahantu urabyumva yego yewe nkora ubukwe na mutube nubwo atabutake nubwo atanantwerereye wabyumvise neza ibyo rero Pizo ndabimunengeye akadutahe uwitwa Big Man agiye gukora ubukwe yafashe urutonde rw'abayutuba rw'abafuwesi akubitaho washyiraho urubuga kugira ngo atazagira uwitwaza ngo ntabwo yabimenye uzatwerere Big Man rwose yewe n'ubu tuvugana intwerano yanjye mu kwezi kwa 6 umushahara ukiza nzahita mumutwerera ko azarongora mu kwa 7 ku tariki zingahe 7-5 ntabwo kireka ndebye kuri telefone ntabwo ziri hano hafi aho ngaho reka ngushimire pastor wakoze kandi Imana wabyumvise yego ariko se ribu yo ko nabonye ifite urubuga rwa YouTube Dr Murangira Bitseri ni umujyanama yaba nk'umujyanama wacu mu by'amategeko kugira ngo tutagwa mu byaha cyane hari ibindi se ntabyo ntacyo tutavuze Imana ikurinde murakoze cyane hanyuma abo ibitagenze neza Imana izabigenza neza abatavuzwe abandi bazabavuga murakoze cyane